Mwiriwe neza, utu tuntu waba uzi utwo ari two? Uyu ni umuti ukaze cyane ngira ngo abantu benshi murawuzi ariko ntago muba mwasobanukiwe icyo tuba tumaze. Abenshi batwita udukarishya, ngira ngo nawe ntago waba uraho utatuzi. Tudusoromwa ku giti, nacyo ndaza kukibereka. Igiti dore ni hano nadusoromye, ariko icyo nababwira cyo uyu ni umuti ukaze cyane. Nimba kino giti nawe gitunze mu rugo cyangwa utagifite, gitere vuba vuba. Ntabwo tuba twiteguye indwara, isaha n'isaha indwara aba ari ukuyitegura nyine, ntabwo wamenya aho ibibazo biva. Uba ugomba rero gutunga utu tuntu kuko ni ingenzi. Ngira ngo abantu benshi cyane cyane mu ntara twagiye dushaka imiti myinshi cyane. Abantu ngira ngo utu tuntu muratuzi, abantu baradukeneye cyane. Inkarishya rwose, inkarishya kuri weho rero ukunda kurwara umuvuduko, nguyu umuti wa mbere ugomba kwihata hakiri kare. Izi ni inkarishya, ngira ngo murazireba neza. Wowe utazifite mu rugo, tera igiti hakiri kare, uretse ko utu ngutu tutapfa kubura. Uba utanadufite niba urwara umuvuduko, tera igiti cyatwo, ntabwo dutinda kuzamuka. Utere igiti cy'inkarishya. Icyo nababwira cyo, inkarishya ni ingenzi cyane ariko wowe umuntu urwara umuvuduko, nkushishikaje gutera inkarishya mu gitondo byibuze igihe urangije kwiborosa, ukadufata. Abenshi iyo babishaka barazihekenya, ariko biba byiza niyo waba utetse ibiryo babishyira mu gashashi, uzishyira mu gashashi ugapfundikira. Noneho iyo zimaze gukubitwa n'umwuka uzivanaho. Niyo ugiye kurya ku biryo uziminjira hejuru, cyangwa se waba utabikunda kuziminjira hejuru, ugashyiraho ukazikuraho nka gutya. Wenda ndakeka wenda izi ngizi zaba zihagije. Izi ziba zihagije. Ndakeka umuntu urwaye umuvuduko ari uko nguko. Sawa, murakoze. Njye nitwa Fura, wibuke gukanda subscribe.